Muraho neza, iyi ni Key Property Rwanda Ngenishyamba. Aha turi ni Kimironko hafi na Kibagabaga. Bazaniye inzu nziza cyane ifite ibyumba bine, ikagira dushe na toilette 3, ikagira office hanze, ikagira parking ijyamo imodoka zirenze 3, ndetse ni inzu ifite ubuso 500, ikaba iri ku giciro cya miliyoni 220 harimo n'ibiganiro. Muze mbatembereze. Karibu rero muze duhere hanze. Hanze hari umuhanda mwiza kwinjiza muri iyi nzu yacu. Ikindi kandi ukinjira mu gipangu ihita ubona space nini cyane, aho ushobora guparika amamodoka menshi cyane. Ikindi hari utujaride dutoya. Ni inzu nini irisanzuye nk'uko urimo kubibona. Inzu yacu kandi ifite akamini pisine. Muze mbereka akabiri pisine kacu. Ikagira amadesign meza cyane. Wabonye design yacu ukuntu ari nziza, na pisine yacu wayibonye ntoya. Ikindi kandi ifite office hanze. Muze nyibereke. Murakaza neza muri office yacu rero. Ni office nziza cyane wayibonye. Ifite isuku, isa neza, iri clean, ndetse ukiva muri office yacu tujya kuri rooftop. Muze bereke rooftop yacu. Ni nziza cyane. Ifite imitako myinshi, ukihagera uhura n'imitako. Amavaze meza asa neza. Hari amavaze menshi. Rooftop ushobora gushyiraho intebe zawe ukicara uri kureba Kibagabaga yose, uri kureba view nziza cyane, uri gufata umuyaga. Urabona ko ari inzu nziza cyane, nawe wabyiboneye, kandi iri muri neighborhood nziza nk'uko urimo kubibona muri video. Dukomeze mbereke n'ahandi. Rero murimo kwibona ni inzu nziza cyane, ifite utujaride twiza cyane, ifite akabaraza keza. Iyi balcon yacu ni nziza, irasa neza, ndetse saho gusa, dore no ku cyumba hari andi majaride meza asa neza. Hari indabo nziza cyane ziteye amabengeza. Muze mbajyane muri salo. Akaza neza rero muri salo y'inzu yacu. Salo nziza cyane isa neza. Ukihagera uhita ubona TV stand isa neza, ikozwe mu buryo bwiza cyane, idizayinize neza. Urimo kwibona iri moderne, iri clean, ni nziza. Ndetse salo yacu ni nini, irisanzuye, ifite amatara meza cyane asa neza kandi agezweho. Ifite inzugi zisa neza, amadirishya meza cyane. Ni salo nini irisanzuye pe, nawe urimo kubibona ndabizi. Dukomeze mbereke muri salle à manger. Kihagera naho mwabonye ko ari salle à manger nziza yisanzuye. Ewana, ifite agasinki keza cyane gasa neza, gafite hari miruware. Hari ahantu ushobora gushyira isabune yawe ugakaraba intoki ugiye kujya ku meza. Ni salle à manger nziza cyane. Dukomeze no mu gikoni. Igikoni cyacu rero nacyo ni igikoni cyiza kandi ni kinini, gifite utubati twiza cyane, dufite kala nziza, ahantu ushobora gushyira gaze yawe, ahantu ushobora kogereza ibyombo byawe. Gifite amatara meza, firigo yawe ushobora kuyishyira ahangaha. Ni igikoni gifite ibintu byose, cyujuje ibisabwa. Dukomeze mbereke n'ahandi. Rero mu gikari cyacu rero, igikari cyacu gifite igikoni ushobora gutekera hanze ubishaka, ndetse gifite ahantu ho kwanika imyenda, space nini cyane wahabonye. Gifite n'amazi yo hanze. Ikindi kandi igikari cyacu gifite icyumba cy'umukozi aho ashobora kuryama, kikagira toilette yo hanze, ndetse gifite n'ikigega. Byose barabibereka. Mbereke icyumba cy'abashyitsi. Icyumba cyiza, ukihagera ukigera muri dushe yacyo. Dushe nziza cyane isa neza, ifite ibikoresho biri clean kandi bigezweho.
kandi ni dushe yisanzuye cyane. Rero uhita uza mu cyumba cy'abashyitsi cyegeranye na salo, icyumba kinini cyisanzuye, ni cyiza cyane, nawe urimo kubyibonera ko ari cyiza. Twakomeje rero muze mbereka ibyumba bitatu bisigaye, ariko turahera muri chambre principale, niyo ngiye kuberaho mbereka. Ni karibu. Chambre principale yacu rero ifite dushe na toilette nziza kandi nini, birisanzuye, ni binini cyane, nawe urimo kubibona. Ni dushe nziza, ifite ibikoresho byiza, ifite aho kogera cyangwa kogera intoki cyangwa se kwiborosereza, miruwari nziza cyane, ahantu ushobora gutereka isume yawe, ifite n'udutara ndetse ikagira n'aho kogera ndetse na toilette nziza, nawe urimo kubibona ko ari nziza cyane. Dukomeze no mu cyumba cyacu. Chambre principale ni nini cyane, irisanzuye, ifite garderobe nziza cyane, ifite kala y'umweru kandi ni kala nziza, ikagira na TV stand. Icyumba gifite na TV stand, wabibonye ko ari icyumba cyiza, cyangwa se ushobora no kuhashyira utundi tuntu dutandukanye bitewe n'ibyo ushaka, ariko ni icyumba cyiza gifite na barco. Barco yacu rero ni barco nini irisanzuye. Ikindi uri kuri iyi barco uba uri kureba pisine yacu. Twakomeje n'ahandi. Ibyumba bibiri bisigaye bisangiye dushe na toilette. Duhere muri dushe na toilette. Ni iyi ngiyi, urabona ko ari nziza, irisanzuye, ni nini kandi ifite ibikoresho byiza cyane, wabibonye. Rero tugiye guhera mu cyumba cyacu cya gatatu. Murakaza neza. Icyumba cyacu cya gatatu ni iki rero, ni icyumba cyiza, ni kinini, kirisanzuye, gisa neza, wabibonye. Dukomeze mbereke ikindi cyumba. Twageze mu kindi cyumba cyacu rero, nacyo ni icyumba kinini, kirisanzuye kandi ni cyiza, wabyiboneye. Inzu yacu rero mwayibonye, ni inzu nziza cyane, ifite ibyumba bine, ikagira dushe na toilette 3, ikagira parking ijyamo imodoka nyinshi cyane, ikagira ubuso 500, ndetse ni inzu ifite akamini pisine, ikagira na office hanze. Mwayibonye, ni inzu nziza cyane, iri ku giciro cya 220, harimo n'ibiganiro. Muhawe ikaze.